umwana ngo mu gituza arangije aramujyana, amaze kumujyana ngo amushyira mu gituza cye avanamo umuzima, amaze kuvanamo umuzima ngafata uwapfuye. Nyamara wowe ubwawe iyo ubirebesheje amaso ubona ibimenyetso bigaragaza ko umwami ari bugufi kuza. Iyo bikuruye ubona ntabwo mbizi neza, ariko ndagira nkubwire ngo mu gihe nk'iki ngiki ijwi ry'Imana ririmo riravuga ngo nawe wakishakira amazi, wakishakira amazi azagutunga. Ukagira irindi jwi rikubwira ngo niko byahoze, ngo niko byahoze, ngo kuma YouTube channel barabyigishije, ngo mu nsengero twarabyumvishije, ngo mudana na muntu ufite na telefone ntoya. Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza, tugize umugisha wo kuza hano. Imana ihereze umugisha ugeze hano bwa mbere. Kora subscribe, ukoreshe ya ndetse na comment. Ni chaîne nshya nkuko mubibona, ariko ibyo tugiye kubasezeranya ntago tuzabatenguha rwose. Mubari natwe mubashe kumva byinshi bizajya bica hano, bikubiye mu ijambo rito cyane tugiye kuvuga. Imana ibahereza umugisha. Ndi kumwe na Prophet, akaba ari umuhanuzi cyane byahamye. Turamwakiriye. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe, kubana n'abantu baduteze amatwi. Yego. Yaba bari ku mugabane wa Afrika, umugabane wa Aziya. Turabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Akomeza bahire kandi duhana umugisha. Yes. Muzima musanzwe meze neza? Ndaho ndamahoro. Imana ishimwe cyane. Nawe uri amahoro. Yego. N'abandi bari kudukurikirana kandi ndizera ko nawe ari amahoro. Yego. Reka n'ubundi tubwire abari mu Rwanda, muri diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye, wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, niba kuri subscribe, niba yikore rwose, kuko hano azajya yaca ijambo ry'Imana. Azaca ijambo ry'Imana. Azajya yaca ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Kugira ngo bajye bakomeza kubana natwe. Ubundi muza busanzwe witwa? Amazina yanjye yitwa Kanyamahanga Jean Pierre. Yego. Nkaba ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro. Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo tujye tubasha gusangira n'abantu. Uhamagaye cyangwa nuko ari bwuje hano? Nibwo nje hano kuri iyi mihanda. Yego. Kugira ngo tujye tubasha kuganira n'abantu ijambo ry'Imana. Yego. Niba atari ibanga wakijwe rya Kanyamahanga? Urebye maze imyaka myinshi kubera ko navukiye mu rugo rw'Abakatolika, ariko maze kugira imyaka isaga 15 nza kuza kubatizwa mu mazi menshi. Bivuze ngo bumaze imyaka isaga myinshi cyane. Ngizwe imyaka myinshi. Warakijijwe? Urakizwa kuri karande, urakizwa ibintu byose, urakizwa urangiye wita witandukanya n'ibindi bigirwamana n'ibisa nabyo no gupfukamira ibigirwamana. Turavanga igihe nk'iki ngiki Imana izakomeza ibane natwe. Kuvuga ngo waciye bugufi, Uwiteka abana naguha imbaraga z'agakiza. Twemeye gukurikira uyu mugabo, gukurikira uyu mugabo. Kuki wiswe Kanyamahanga? Ubusanzwe nagize kubibaza mu rugo, bambwira ko ntavukiye mu Rwanda, akaba ariyo nkomoko y'izina Kanyamahanga. Kanyamahanga. Bahita bakwita Kanyamahanga. Uri umwana kangahe Kanyamahanga? Mu rugo ndi umwana wa mbere, ndi imfura. Uri imfura? Ndi imfura. Uri Kanyamahanga? Okay. Kanyamahanga. Uri umugabo, uri umusore? Ndi umusore. Ndi umusore. Imana yagiriye neza. Ubu ni nkunda kubwira abantu ngo ndi umwana muto y'ukambakamba, kubera ko nasanze abantu bagenda bahagaze bajya bakunda kugwa vuba. Ngaho utubeshye. Ntabwo igitambambuga. Ntabwo ndi igitambambuga ko sindi gisekera mwanzi, ariko muri ibi bintu ntabwo ndi mukuru ariko sinda na mutoya. Yes. Nibyo navugaga. Aha. Urakoze cyane Kanyamahanga, ariko nanone nangize icyifuzo cyo kugira ngo nganire nawe nkubaze n'impamvu watekereje gufungura ishene kandi abandi baratangiye, byaje gute? Urumva iki ni igitekerezo umuntu ashobora kugira afashijwemo n'umwuka wera, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimugende mu mahanga yose, mubwiriza ubutumwa bwiza, ariko abantu bazemera bakihana muzababatize. Rero muri kino gihe abantu bakeneye Imana cyane, kandi Imana nayo ikeneye abantu. Rero niyo mpamvu nagize icyo gitekerezo, ndavuga ngo hashyirwaho uyundi muyoboro wo kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze busakare kuri buri muntu wese. Yego. Aha, ni byiza cyane. Kanyamahanga, kuri ubu ngubu ubwo tugiye kuba tuganira udusobanura buri kimwe, iyi chaîne yawe ya YouTube channel, niki kintu uteganya kujya uyicishaho? Turateganya kuyicishaho ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bazabwumva buzabagirira umumaro, bugiraho bubavana naho bubageza, kuko intego y'umuntu ari ukuva muri iyi si saza agasingira gakondo isezerano ryera. Channel yitwa Inkuru y'Agakiza. Inkuru y'Agakiza. Cyangwa se inkuru y'urugendo. Inkuru y'Agakiza. Okay, Urakoze cyane. Imana ihereze umugisha iyo channel kugira ngo izamuke, hanyuma igire kure cyane abantu bazafashwe n'ibyo bazumva.
Imana ishimwe cyane, Imana izadushyigikiye. hanyuma ndagira ngo n'ubundi utubwire ese abantu bari buze hano bwa mbere batwumvise mbese baradukurikirana nibyo ariko bakeneye ijambo ribakomeza kugira ngo bazabashe gukunda bafite n'impamvu gukunze. Ndagira ngo mu mwanya nk'uyu nguyu aribwo turi buze kuza kuganira ku ijambo ry'Imana byimbitse, turimo turagira ngo buri muntu wese mbere yuko usenga ndagira wanze umbwire intego y'ijambo. Intego y'ijambo uyu munsi ndimo ndavuga ngo umuzima niwe ufite agaciro. Umuzima niwe ufite agaciro. Umuzima niwe ufite agaciro. Amahanga ndakwakiriye usenga, nyuma yo gusenga nta rindi jambo usibye kubwiriza, ndagaruka ngusezera. Imana igumugisha. Urakoze cyane, reka twinginga Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Imana ikiranuka muri byose, Imana y'umukozi w'umuhanga, Imana yabayeho mbere na mbere kugeza n'uyu munsi ukaba uriho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwinginze ngo mu mwanya nk'uyu wongere ubane natwe. Turakwinginze ngo mu mwanya nk'uyu wongere ubane n'umuntu wese uri buze kuza kumva ijambo ryawe. Mu mwanya nk'uyu baje kuza kudushyigikira, ntabwo ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rikomeze ryamamare kugeza none ndetse n'iteka ryose, tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Ndagira ngo umwanya nk'uyu nguyu rero tuwukoreshe turimo turasoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kuza kubona umurongo mwiza uza kuza kuduhesha ndetse no gusingira kumva icyo Mwuka abwira amatorero muri uno mwanya. Ndagira ngo uyu mwanya dufatanye Bibiliya zanyu, abazifite bugufi, yaba abadukurikiye none ndetse n'abazadukurikira, tubashe gusoma mu Bami ba mbere. Turaza kuza gusoma igice cya 3, turasoma umurongo wawo wa 16 tugeze 20, maze twumva icyo Mwuka abwira amatorero. Harageze umutwe w'amagambo uravuga ngo Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bahagarara imbere. Umwe ari bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu, mbyara umwana. Maze umunsi itatu mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Aravuga ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. 20 aravuze ngo icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye aramuryamisha mu gituza cye, we wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mwene data, ndagira ngo tuze kuza kuganira ku ijambo ry'Imana ifite umutwe w'amagambo cyangwa nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo umuzima niwe ufite agaciro. Ariko hano dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bikomeye cyane ariko biteye ubwoba. Riratubwiye ngo nuko ngo abakobwa babiri bari abamaraya. Abakobwa babiri bari abamaraya, ngo nuko umwe ngo bigeze ngo mu gicuku ngo nijoro ngarasinzira. Amaze gusinzira ngo mugenzi we ngaraza ngabukura umwana ngo mu gituza, arangije aramujyana. Amaze kumujyana ngamushyira mu gituza cye, avanamo umuzima. Amaze kuvanamo umuzima ngafata uwapfuye aramumushyira mu gituza. Ndagira ngo ngutangarize mwene data, birashoboka cyane ko uyu mwana, iyo usomye Bibiliya neza, ntabwo itwereka ariko itubwira ko bari abamaraya. Iyo utekereje neza usanga aba bamaraya ndetse n'uyu mwana bari barimo barwanira muzima, ntabwo bari bafite amakuru neza yuko urebye ntabwo Bibiliya itwereka yuko bari bazi se. Ntabwo bari bazi se, icyo barwaniraga nuko uwo mwana yari muzima. Ndagira ngo ngutangarize kano kanya, igifite agaciro ntabwo ari ikindi gifite agaciro n'umwana muzima. Cuti rero mwene data, ndagira ngo mu mwanya nk'uyu nguyu tugiye kuganiramo iri jambo ry'Imana, wongere usubize amaso inyuma, kubera ko turimo turatekereza iby'uru rugendo ndetse no kuzabasha kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yaradusanze iratugenderera, itwereka abantu benshi basinziriye, itwereka abantu benshi bari mu buhuge, itwereka abantu benshi barananiwe kubasha kurinda umwana, bigera ahantu Satani aza akabiba umwana. Mwene data, ndagira ngo mu gihe nk'iki ngiki wongere wisuzume. Ndagira ngo gutangarize, birashoboka ko waba wararyamye nijoro, birashoboka ko waba wararyamye ugasinzira, Satani akaza akakwiba umwana. Nyamara ikintu cyari gifite agaciro ni umwana muzima. Bibiliya yatubwiye
yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo nuko ngo Salomo ngo arimo aragenda ngo bamugeze ngo imbere ngo bamubwiraga ibyababayeho. Umwe muri bo akajya akunda kumubwira, aramubwira ati umuzima ni uwanjye, umupfu ni uyu mugore. Iyo Mwuka Wera arimo aradusanga, arimo aratuganiriza, yatweretse ibintu bikomeye, yatweretse iyi si turimo, atwereka ahantu duhagaze, atwereka asanga ibyo bibazo biri ahantu henshi hatandukanye. Usanga abakristo barimo baritana ba mwana, usanga itorero ririmo ritana ba mwana, usanga amadini arimo ritana ba mwana, usanga abantu bose barimo baritana ba mwana. Ariko umuzima ni ufite agaciro bene data, umuzima ni ufite agaciro. Mwuka aradusanga, atwereka, dusanga abantu benshi, dusanga amadini, abarokore barimo barabura ati twebwe tuvuga indimi, twe turahanura, twebwe turabwiriza, twebwe bitari n'ibyo ngibyo turerekwa. Umuzima ni uwacu, uwapfuye n'uriya mugore. Wagera mu Bakatolika bakakubwira ati ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ari uko bimeze. Umuzima ni uwacu, twe tuvuga ndakuramutsa Mariya, uretse n'ibyo ngibyo twambaza Bikira Mariya. Umuzima ni uwacu, wapfuye n'uwabariya. Ariko mwene data ndagira nkubwira ngo hari igihe Satani yaba yaraje akakwambura umwana wawe. Ndagira nkubwire ngo hari igihe Satani yaba arakwambuye umwana wawe. Iyo ugiye mu buzima busanzwe usanga muri iyi si turimo harimo ibintu byinshi birusha abagenzi. Iyo ugiye muri iyi si turimo usanga ibigerageza ari byinshi, ariko ngo buri wese yaburanaga no kugira ngo agire umwana muzima, buri wese yarwanaga no kugira ngo atunge umwana muzima. Mwene data ndagira ngo kano kanya nkubwire, nawe biragusaba kugira ngo kano kanya urebe ku mwana ufite yaba ari muzima, kubera ko mwene data ejo bundi yararirimbye aravuga ngo utegereze neza muntu utwaye agakiza. Aravuze ngo utawe uhetse ingobyi umwana yaraheze kera, utaba urimo uragenda, kubera ko mwene data yararirimbye ejo bundi aravuga ngo bareke bagende ikivunge, ngo bareke bagende, ngo nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari. Rero ndagira ngo nkubwire, ukiri mu nzira umwami atarahagera, ongera wisuzume, ongera urebe neza, urebe ko umwana wawe ari muzima. Akanguka muri iki gicuku, atari yazanga kwiba umwana mujyane muzima. Ndagira ngo nkubwire ngo bose barimo barabazanya. Iyo ugeze mu badive bari kubaza ibintu bikomeye, baravuga ngo twebwe dusenga kuwa gatandatu, twubahiriza isabato, dukomeza amategeko, twebwe umuzima ni uwacu, umupfu mumubarize hariya. Mwene data ndagira nkubwire ngo ntabwo umuzima ari mu madini, ntabwo umuzima ari hose bari kukubwira. Umuzima ari muri wowe, umuzima ari mu mutima, kandi gifite agaciro n'umwana muzima. Ndagira ngo ngutangarize mwene data yuko igihe nk'iki ngiki ukwiye gukanguka. Ndagira nkubwire nk'igihe nk'iki ngiki kukwiriye kuba maso, kubera ko nuko bimeze bitya, nubwo wowe ubwawe wakomeza gusinzira, biragoye nyine, biragoye nk'uko bahora babivuga gukangura umuntu wisinzirije. Ariko icyo nagira ngo utangarize uyu munsi, umwami agiye kuhanyura, ariko se naramuka hanyuze arasanga umwana wawe akikuri mu gituza. Ndagira ngo nkubwire, nakanguka kano kanya arasanga ugihagaze mu murongo. Nyamara Bibiliya iravuga ngo mwibuke uko mwahamagawe, mwibuke uko mwamenye uyu mwami, mwibuke inzira y'ukuntu mwamukurikiye. Ndagira ngo utangarize kano kanya, nubwo bimeze bitya, nubwo ubwawe waba uri mu gahuge, nubwo isi yaba irimo iraguhenda, ariko umwami ari bugufi kandi ari hafi kuza kujyana itorero, kandi azajyana abantu bamwemeye. Nshuti mwene data, muvandimwe urimo wumva buno butumwa, ndagira ngo nkubwire, turimo turahabwa iyi message, turimo turabaha, twabonaga abantu bafite ibintu byinshi bibatwikiriye, birimo birabahenda, bamwe barimo barahendwa n'imiryango yagoranye. Tubona abantu benshi barimo barakururwa n'iyi si, amafaranga yabaye makeya, abantu barimo bararwana n'ubuzima. Ariko nubwo urimo urarwana n'ubuzima, ujye wibuka ko hariho Imana. Nubwo urimo urarwana n'ibibazo by'iyi si, ujye wibuka ko dufite Imana. Yezo bundi umuririmbyi yarafashijwe aravuga ngo kandi iyo dusenze iratwumva. Nawe iyo usenze Imana irakumva, ariko ongera urebe ko ufite umwana muzima. Mu gihe nk'iki ongera urebe yuko umwana wawe Satani ataba yaraje akamukwiba. Ongera urebe ko mu gihe nk'iki ngiki Satani ataba yaraje akakwinjirira mu bintu utazi, kuko muri kino gihe tugezemo, nubwo urupfu ngo rutinze,
ariko Yesu ntabwo atinze. Nubwo na Yesu abantu ngo bari kuvanga aratinze, kubera ko bamwe bari kuririmba ngo azaza ryari mucunguzi, ariko aramutse aje uyu munsi yasanga umwana wawe ukimufite. Twibere ku ijambo rivuga ngo umuzima niwe ufite agaciro, umuzima niwe ufite agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutya, ongera wisuzume, ongera wirebe neza, ongera wigenzure, urebe ko umuzima ari ukimufite. Ongera urebe yuko mu gihe nk'iki ngiki impanda iramutse ivuze wakumva umwami ukongera ukamusanganira. Ndagira ngo kano kanya tuze kuza gufatanya, tuze gusenga, ariko tutari twasenga. Ndagira ngo nguhe message Imana yampaye. Imana yavuganye nanjye, nabonaga urubuye runini rumanuka rurangije rutwikiye abantu, rubagwa hejuru, abantu bamwe barapfa. Abantu bamaze gupfa, mbona abandi nabo rurabagwiriye, ariko ntibari kubasha kuvuga. Nibaza ibyo bintu, numva ijwi ririmo rirambwira ngo abantu bageze ahantu aho gusenga bigiye kuba ikibazo, kandi murabibona ko byatangiye, aho kuvuga Imana bigiye kugorana. Ariko ndetse bari kubasha kuyivuga, ntabwo bafite uburyo bwo kwisanzura. Ijwi rirambwira ngo nimbwira abantu ngo bishakire amazi mu bihe nk'ibi ngibi azabasha kubatunga imbere. Mwene data, ntabwo mbizi neza, ntabwo mbizi neza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe nk'iki ngiki ijwi ry'Imana ririmo riravuga ngo nawe wakishakira amazi, wakishakira amazi azagutunga. Nyamara wowe ubwawe iyo ubirebesheje amaso ubona ibimenyetso bigaragaza ko umwami ari bugufi kuza. Iyo bikuruye ubona igihe ari iki ngiki umwami ari bugufi, ariko ukagira irindi jwi rikubwira ngo niko byahoze, ngo niko byahoze, ngo kuma YouTube channel barabyigishije, ngo mu nsengero twarabyumvishije, ngo mu mihanda barabivuze. Nyamara uko byagenda kose umwami ari bugufi, umwami ari bugufi, kandi araje ntabwo atinze. Arimo arakomanga, arimo aravuga ngo ngwino ongera wisuzume, wongera urebe neza, kuko ufite agaciro n'ufite uwo mwana, kandi ufite uwo mwana aba afite ubugingo. Mwene data rero, ndagira ngo nkubwire kandi ngutangarize ikintu giteye ubwoba, ikintu giteye agahinda, nuko abantu benshi Yesu yaje ariko ntibabimenya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yaje mu bene ariko ntibigeze babimenya. Ariko ndagira nkubwire ngo umwanya nk'uyu nguyu wakongera kwisuzuma rata, wakongera ukigenzura, wakongera ukareba neza, wakongera ukareba ko uhagaze neza, maze umwami naza guhemba ndetse no guhana azasanga uhagaze neza. Nubwo butumwa nari ngufitiye, tugiye gusenga, ariko wongere wisuzume, wongere uhagarare mu mwanya mwiza, wongere urebe uko wakishijwe, wongere urebe uko uhagaze, wongere urebe icyaho wagize intege nke ukagwa, wongere urebe aho watentebutse, maze ugaruke. Umwami aracyateze ibiganza kandi yiteguye kugira neza, ariko ibihe biraje kandi biragoye kandi biruhije umugenzi. Nyamara hahirwa abasengera data mu kuri no mu mwuka, kubera ko nubwo bimeze bitya, nyamara ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume. Reka dusenge, nyamara wongere wisuzume, kuko igihe kiragoye kandi kiruhije umugenzi. Data mwiza, Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, umaze kuvugana n'abantu bawe, urababwira ngo bongere bisuzume barebe ko bafite umwana muzima, kandi ngo ufite uwo mwana bafite ubugingo. Abana n'umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro, kandi umuhindure kandi umugirire neza, ineza yawe yongere imubeho. Kristo umukwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaza guhemba no guhana. Uzasanga yambaye umwenda wera utariho ikizinga, kandi tuzagusanganire ndetse na bene data bose. Komeza ubane natwe muri byose kandi udushyigikire, ntabwo ari twebwe ahubwo izina ry'Imana rikomeze ryamamare. Tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Yesu nafashijwe cyane. Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Nongere nibutse abantu, iyi ni shene nshyashya yitwa Inkuru y'Agakiza. Inkuru y'Agakiza akaba ari shene yaje mu gihe nk'iki kandi cyiza, kugira ngo izagicaho abavuga butumwa bagiye batandukanye. Imana iduhamagara. Ari benshi baza ugasanga baje ari gahunda yo kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza abantu bihane, babona nta nyungu bakahita bavuga ngo twerekeje muri gahunda zo gukora ibindi by'isi bitaza guhana ijambo ry'Imana. Iki gitekerezo wowe ntago kizakuzamo? Icyambere cyo ntago uzatwarwa n'irari ry'ibyisi. Ntago irari ry'ibyisi rizadutwara. Ikintu tuje utwawe n'amafaranga, hanyuma birangiye utangiye gushyiraho abakobwa bambaye ubusa, tangiye kuzana indayi hano. Tuje kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, kuko umwami ari bugufi kandi
aratebutse nuko mutangira gake gake ejo usange muratangira kuzana ibintu bitari byiza abantu babyumve. ntabwo ariko bimeze. YouTube channel tuyishyiriye kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu bantu bose. Yego. Ntabwo tuje gucuruza. Urarahiye kose. Ntabwo tuje gucuruza kose. Ibyo dusezeranyije abantu ibyo tugomba kubaha. Ibyo tugomba gukora. Kose twe kuzababisha. Kandi uretse no kubisezeranya abantu. Tuzaba mwishakira ndamu ugasanga ati tibambwiye ko yuzanye ngabakobwa bambaye ubusa, yuzanye abajura bapfumu kuri cano ngo nibwo ngo bigenda neza. Oya ntago ariko bimeze. Iyi ni y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abantu rwose tubijeje ibyo. Tubijeje imbaraga z'Imana, ubuhanuzi bukomeye. Umuntu ufite impano yo kuririmbira Imana. Turamuhamagaye hano. Turamuraritse. Ariko abandi baza bararapa iby'isi bavuga ngo isi iraryoshye. Abo ntabwo isi ntabwo baza bavuga ngo isi iraryoshye. Ngo nta gahunda bafite yo kuva mu isi. Ntabwo tubakeneye nonaha. Turi abagenzi bajya kwa data. Bajya mu ijuru. Urembo Siyoni. Nimba turi abagenzi iyi turimo n'inzira turimo turagenda. Iyo uri mu nzira rero wirinda kujya muri byinshi kugira ngo utayoba. Ntabwo tuzaba babandi bazasambira byinshi, ahubwo tuzakora icyo Imana yaduhamagariye mu gihe nk'iki. Turagushimiye cyane. Natwe turagushimiye. Mukore subscribe, mukoreshe ya comment zanyu n'ingenzi, tujye twumva ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibahane namwe kandi bashyigikire.